ndi kumwe n'umukobwa mwiza ongeraho uti mwiza bivuga ariko nta byamwiza bivuge cyangwa ikiganiro gihagarara mwiza ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Victory Empire video zacu kabuzirebera igihe ndagushimiye cyane ibihe byiza rero kuri wowe kandi ndagusabira umugisha ku Mana mu byukuri rero sinzi uburyo nabivuga gusa buriya subscribe yawe gukanda subscribe kuri Victory Empire ni nk'isezerano kuri njyewe ni nk'isezerano buriya mba ngiye kuguha ry'ibintu ngiye kujya nguhereza ni ukuri rero wumve ko ngushimiye wowe wakoze subscribe baba abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'igihugu muri make diaspora yose muri rusange ndabashimiye ahangaha rero muri kumwe nanjye Zubakayi nk'ibisanzwe ndi umuntu umwe mu bagize uruhare runini cyane kuri Victory Empire mu bagize uruhare mu iterambere ryayo ndetse mu bantu bafite ishyaka n'inyota ryo kubaha ibintu byiza kandi bibashimisha so ahangaha rero murabona ko ntari njyenyine ndi kumwe n'umukobwa mwiza ongeraho uti mwiza bivuga ariko nta byamwiza bivuge cyangwa ikiganiro gihagarara mwiza mwiza ubundi akariho karavugwa so rero uyu mukobwa ndagira ngo nyitise ivuge welcome murakoze mbanjije gusuhuza abakunzi ba Victory Empire bakomeje kudukurikira turabashimiye cyane kubwitange ewana mukomeje kutwereka so amazina yanjye nkaba nitwa Keza akaba ari izina ryo muri filime mwarayibonye iriya bita Imboni y'Ikinyoma nkaba nitwa Claudette Aisha yego murakoze wow Aisha Claudette Keza yego bivuze ngo hari ikintu nge numvise Keza ni izina wakuye hehe muri filime Claudette izina rya mama na papa Aisha izina ry'idini ayiwe ukivuga Aisha munda we ndikumva mize mbigweje ngabagabo ngo bandi imbere ngabagabo ngo mu muhanda ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose kuki yatwabagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo bari ibiki akabasiga oya se kandi wigarura ibya ishuri iryo zina wazariretse mwana kuryasebye nabyahatari wana nose kuba yarabivuze bivuze ko ari njye wabivuze oya wenda nanjye narasebye kuba ndigweja n'ikimonyo wenda nanjye narasebye ariko mwana iryo zina rireke pe oya yishe se ku bintu yavuze yarakosheje kabisa kuba yarise ko abasore bose ari amagweja gusa wenda noneho njye nubwo nari nzi ngo amagweja ni ibiki gusa naje kunsobanukirwa baje kunsobanurira wasanze amagweja ari ibiki ngo ni agasimba sinzi ukuntu kameze bita amagweja igweja kagenda gakururuka umunsi bavuga gutyo umunsi Aisha avuga kuriya gihe kira kiganiro narakibonye pe maze rero ibi birihuta buriya sinzi ukuntu nigira kuri TikTok nsikrorinze mpenda numva ngo amagweja navuga ati uyu mukobwa afashwe n'iki noneho ariko njye nsanzwe nzi igweja nubundi ku bantu wenda bataza amagweja ni kagasimba hari udusimba borora buri amagweja arororwa kuko avamo indodo akora indodo niyo abyana indodo so rero ntago wenda Aisha bunda ntago nyine ntago ari ngombwa kumutindaho hari ukuntu nyine umuntu yivugira ikintu atakomeje abantu bakakigira yabivuze yarakomeje bite no kuntu yabivuganye uburakari byata ntago yarakomeje yarari gutera brage nyine ubona ko ari brage tu gusa nyine hari ukuntu umuntu avuga akantu kakamucika abantu nyine bagahita babikomeza cyane tu gusa Aisha mu mubabarire
bamubabarire kabisa ukuri pe nari mugaruye bitewe n'izina nkumviseho nyine nsanze mwitirana nta kundi nyine ariko nyine Aisha mu mubohore rwose mwabasore mwe umuntu nagutuka ntagura yituba icyo agututse nyine we yarabivuze ashobora kuba yaraganiraga ntago twebwe tumureba mu mutima we ngo tumenye ngo yabivuze ari seriye cyangwa se wenda yarashatse gutukana ariko skip mubireke bive mu nzira bigende cyane ngaye nguko rero amakuru ni meza ko mbona ufite ikayise nkaho wagira ngo uje gutanga amabwiriza nikomeze ngaye nguko tuntu twanyuma natwanditse bakunze rero ba Victory mu by'ukuri reka mbabwize ukuri turabakunda pe turabakunda cyane 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 mbisubiraho ngo turabakunda wenda ntago turabigaragaza neza ko tubakunda ariko hari ikintu nshaka kuvuga ukuvuga ngo Victory Empire dufite abasubscriber bageze mu 9,690 ariko mu by'ukuri aba basabu sinzi ahantu bagiye iyo phone cameraman y'inzimirizo iri ku nderanje sorry gato umuntu yarampamagaye gusa ikintu ndi kuvuga abasubscriber 9,690 aba subscriber bose sinzi ahantu bagiye mu by'ukuri nimba ndi gukora filime ariko reka tube turetse ndaza kubigarukaho Aisha mu minsi ishize uragira uti waretse tukaganira nanjye ndavuga nti nta kibazo ndaza gutegura umwanya tuganire rero umwanya n'uyu njyewe rero nk'uko nabikubwiye n'ibibazo nashaka kubariza nk'abakunzi bacu ibibazo bagiye bangezaho hari abantu batigeze bagenda batanga komanteri kuri za cano ariko hari abagiye ngiye bamamagara bakambwira ati se ko mbona bimeze gutya filime zanyu bimeze bite mpita niyemeza yuko twazakorana ikiganiro bakaba bafite ikibazo kuri filime bimeze bite ibibazo ndaza kubigeraho nyuma ndahari kabisa nyine barambwira ati ndavuga ati reka nzabwire Zuba dukorane ikiganiro mbimubaze noneho n'abakunzi bacu badukurikiye unabisubize maze basubizwe nabo yego ikibazo cya mbere bari bambajije mumaze gukina filime zingahe murakoze cyane ni ukuvuga ngo kuri Victory Empire hamaze gucaho filime hari ya mbere twatangiriye yita The Wet Pillow yego filime ya kabiri dukora iyo bita Ghettoment filime ya gatatu dukora Imboni y'ikinyoma yego filime ya kane dukora Hidden Evil filime ya gatanu ari nayo turi gukora ubu ngubu niyo twita Teta yego ndakeka ari izo ngizo nizere ko babyumvishe abantu bari bambwiye ngo nzababarize ikindi ikibazo cya kabiri kikagira giti kuki izo filime zose muzikina n'izirangire please musubize murakoze cyane kuri icyo kibazo bafana banjye mbisegureho rwose kuba filime zikinwa ntizirangire ntago ari ikibazo cyanjye ariko nanone nakita ikibazo cyanjye kubera ko ubundi iyo umuntu ahagarariye ikintu kigapfa amakosa niwe bayashinja mu by'ukuri kuba filime wenda The Wet Pillow twarayikoze nabonye abantu bari banayikunze yari na nziza cyane igahagarara habayeho ikibazo cy'uwari icyo twakita nyine uwo filime ishingiyeho mu magambo meza ubwo turavuga ngo acteur se ni uburyo mbivuga mana yanjye uburyo ubwo babyita ngo ikira
karanyisopye ariko ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu yandika filime ariko ikaba ifite umuntu ishingiyeho. Ni acteur principal muri make, acteur principal. Kuvuga ngo uwo mukinnyi yahise abura, noneho mu kubura biragorana ko twahindura umukinnyi tuvuge ngo wenda ngo uyu aje kuba ari wa wundi. Biba ngombwa ko iyo filime tuyihagarika, ariko mu by'ukuri nubwo yahagaze ntago yavuye muri projet dufite tugomba gukora kandi tukazikora neza abanyarwanda tukazibaho. Filime ya kabiri rero iza ari Getomete. Iyo filime ya kabiri nimba mubyibuka neza yari filime nziza nayo yakunzwe n'abantu cyane, noneho iza kuba guhura n'ikibazo nanone cyo kubura nanone uwo mwacteur. ko numva ikibazo cyo Muri kuba make, acteur mu gifitera wenda mu magambo makeya ibintu bya filime ntago ari ibintu nyine byoroshye. Ibintu bya filime bisaba igishoro, birumvikana. bisaba igishoro. Kandi noneho ibintu bya filime dukora tunyuza kuri YouTube, mwabavandimwe nubona ahubwo nakoze filime igahagarara, ntukajya uncira urubanza, ujye umenya ko buriya ndi kurwana intambara ikomeye cyane kugira ngo nkomeze mbahereze filime. Rero haza kubaho ikibazo cy'uko buriya nanone gufata umukinnyi ukamugira nyiri filime, ariko uwo mukinnyi atari wa muntu wawe isaha n'isaha ushobora kumubona, ukamugira wa muntu uri bubona ari uko umwishyuye, nabyo buriya ni irindi kosa rikomeye cyane ku bantu muri gutangira filime mukwiye kwitondera cyane, kuko uwo muntu hari igihe bigeraho mukananirwa ku mafaranga akakugora, ibintu nk'ibyo byose nyine ugasanga filime ihagaze kubera izo mpamvu. Rero izo filime ni akenshi zagiye zihagarara kubera impamvu z'abakinnyi, ugasanga baratugora, ugasanga nyine ibintu bari gushaka nyine gutuma dushoramo amafaranga menshi cyane, niyo mpamvu rero zagiye zihagarara. Ntekereza ko bafana banjye mushubijwe, murakoze cyane. Nizere ko basubijwe ku kibazo bari bafite. Ikindi kibazo cya gatatu kiravuga ati ese ko bivugwa ko utabaga uhari ubu ugarutse kuba nyine uhari, uje kuba wakemura ibyo bibazo byabayeho muri izo filime, urahari ubu ngubu cyangwa se hari igihe kizagera nanone ukagenda ukabura? Bivugwa ko ntabaga mpari, ko utari uhari, ko ari igihe nyine wabaga udahari. Mu by'ukuri ngira ngo murabona ko nkiri umwana narindi mu ishuri nigaga. Yego. Ntabwo ari ibintu byo kubahisha. Nigaga muri kaminuza ariko sindi buyivuge, ariko nigaga muri kaminuza kandi nigaga mbayo. Muri make nabonekaga nje muri shooting, ibindi byose nkashyiraho abantu bakabikurikirana. Mu by'ukuri no kuba na filime zihagarara zimwe na zimwe, no kuba ntabaga mpari nabyo byagiragamo uruhare. Ariko nkubwire ngo mufana wanjye, wowe wakoze subscribe, ntugire ikibazo. Guhera uyu munsi kugeza igihe ntazi, nzaba mbahereza filime kandi ku gihe. Icyo cyo rwose mugishireho impungenge, ubu ndahari. Kaminuza nubwo wenda ntaragraduatinga, ariko ubu ntabwo nkiri gusubira ku ishuri, ubu ngubu ndimo kwandika igitabo. Hagati aho ibyo ni ibintu byo kwishimirwa kandi nshimira Imana. Ndimo kwandika igitabo, nkakora na final project. So rero icyo cyo kirasubijwe, ndahari kabisa. Nizere ko musubijwe. Abantu bafite ikibazo cy'uko
Zuba akunda kuba adahari nizere ko mwumvishe ko Ewana arahari ku bwanyu kabisa. So ikindi kibazo kikagira giti aricyo kibazo cya kane, filime bita Hidden Evil kuki mwayihagaritse kandi yari nziza? Urareba iriya Hidden Evil yararebwaga Ewana kabisa, abantu bari barayikunze bitewe n'utuntu turimo two tumanyeri. Bafite ikibazo cy'uko mwayihagaritse wahe kubera iki? Hidden Evil hahagaze kuba twa uploadinga video, ariko mu by'ukuri video ziracyahari zayo. Yego. Kandi isaha n'isaha twaza uploadinga, gusa impamvu tutacya uploadinga ni cya kibazo cy'uko ntari mpari. Kuvuga ngo Hidden Evil rwose mbabwire ngo mwabavandimwe mwe, uko iriya filime mwayibonye guhera kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma mwabonye, ntabwo ari kuri ziriya filime zagombaga gusohoka. Ntabwo ari kuri ziriya filime. Bivuze ngo wowe wari wasizeho. Barantengushye cyane. Oh my God. Barantengushye cyane, gusa ntago umuntu weditinze iriya filime ntago mushinja ikosa. Nta kosa mushinja kuko we yeditinze filime atazi story. Atazi ngo story imeze gute. Ariko kuba yarayeditinze kuriya ikanasohoka imeze kuriya, nabyo n'ubuhanga mushimira, respect kuri we. Yaragerageje nk'umuntu utaruzi ngo story imeze gute, yaragerageje. Rero ndavuga ati aho kugira ngo filime yanjye ikomeze ipfe, reka mbe nyihagaritse, mbanze nkora ibyo ndi gukora bive mu nzira, ubu ninze mbahereze projet imeze neza, ikoze neza, idafite ikosa niri na rimwe. Ibyo rero nibyo bintu byatumye Hidden Evil nyihagarika. Nanjye Hidden Evil iri muri filime nakoze, numva nanjye nakoze ikintu. Iri muri filime nashoyemo amafaranga nandi y'ubusa menshi cyane kabisa. Gusa ntago nge nitaye ku mafaranga nashoye, ahubwo nitaye ku kintu ndi bukore abanyarwanda bakavuga ati iki kintu kirakoretse. Rero amakosa yose mwabonyemo yose yakozwe kubera ko ntari mpari. Ayo rero niyo yatumye mvuga ati iyi filime ntago nemera ko ikomeza kwangirika gutyo, ndayihagarika. Ndavuga ati ngiye kubanza ndangiza ibintu bimpugije, ubu ninze Hidden Evil nyishyire ku murongo. Umunsi rero na mbere yuko isohoka nzaza nongere nkore ikiganiro mbabwire ngo Hidden Evil igiye kugaruka, kandi none uburyo izaza ari ubwicanyi gusa. Izaza nyine ari filime muzareba mukavuga ati cyakoze iyi ni filime Ewana kabisa. Ikibazo cya gatanu kiravuga ati ese niba uhari uratuteganyiriza iki? Murakoze cyane. Nk'uko nari ndi kubibabwira rero, ikintu cya mbere turi gukora ifilime yitwa Teta series. Nayo ni filime nziza, ni filime itaragera kure, ariko ni filime itanga icyizere cy'uko izagera kure. Mu by'ukuri iyo filime muri iyi minsi niyo ngiye kwitaho, banze mbahereze iyo Teta series, ariko mu kuyitaho mbanze nyibahereze nyine irangire. Nimara kurangira, ubwo muri uko kwita kuri Teta mbahereza filime nziza ya Teta, nzaba ndi no kuorganiza Hidden Evil cyangwa se Wet Pillow cyangwa se Getoment. Hagati muri izo filime eshatu Teta izajya kurangira hari imwe nafatiye umwanzuro mvuga ati ngiye kubahereza filime noneho, kandi mbizeze yuko wallahi nta kintu muzamburana. Ni ukuvuga ngo isaha ku isaha, umunsi ku munsi mugiye kujya mubona ikintu kuri Victory Empire mbahereza. Nimutabona mbazaniye umukinnyi nka Keza tukaganira, tukiganirira nyine ubuzima busanzwe ibiki n'ibiki, nzajya nzanundi uwo nataza ndaje ahubwo ntangire mbakubite. Ariko buriya reka nkwereke, hari akantu yatekereje, buriya uwajya mbakubita n'udupranka murabyumva muti? Njye mfite prank Badman. Kuri komanteri kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo hari kubahereza filime
ngiye kujya mbahereza icyo bita komedi. None sinzi wenda nimba mumbona nk'umuntu w'umukomedi, ariko buriya nanjye kuri komedi ndi mubi cyane. Nanjye kabisa nzi gukina komedi, mfite n'abandi bajama banjye tugiye kubakubitira ikintu bise komedi hariya umunsi ku munsi. Badman ndaje mbere ku bundi Zubakayi mutari muzi neza. Noneho komedi nizivaho muzajya mubona ibiganiro by'abakinnyi mwagiye mubona kuri Victory Empire, muzajya mubona noneho ngiye kubakorera ikintu bita surprise. Abakinnyi bose guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ngiye kubakorera ikintu bisa amaprank. mbe narimo oya wowe ntabwo urimo kuko ndabivuze, ariko se ni ikiganiro cya prodinga n'ubundi bari bubone gusa ni hahandi hanyu mwayibona mutayibona. Nibyo prank yanjye iza yica, ntabwo ari bya bindi ngo nyime ngo turabona ngo bari babizi. Ninkora prank ya mbere mukayireba mukabona uwo nayikoreye yarabizi, sha muzabyandike muri commentaire, nzahita nzikansoringa mvuga ati iyi niyo ya nyuma. ngaho twajuje prank comedy. Ariko uri mu biki kozanye umuriro wala rega ngiye mbabazwa cyane no kubona umuntu afata umwanya bakavuga ati Victory Empire ikoreraho Zubakayi subscribe, ya Prodinze Teta episode ya 5 like, episode ya 6 comment. Iyi filime ni nziza by the way. Nongere mbwira umuntu watanze comment ivuga iti iyi filime ni nziza ikomeje kurushaho kuryoha, mujye muduha episode nibura umunsi ku munsi. Nukuri ndagushimiye cyane, buri iriya ni inkunga ikomeye cyane kurusha uko waza ukampereza amafaranga ati ngaho ugenda shooting in episode. Kuvuga ngo dukeneye ikintu nyine kitwereka ko nibura turi gukora kabisa. Iyo nkunga ni nziza cyane, ngiye ndagushimiye cyane. Nubwo wenda ntakuzi ariko wumve ngo comment zanyu zose ndazisoma. Hanyuma rero ku kintu cy'ibyo ndi kubategurira, ninjye namwe mwe muretse gato ndaje mbereke kabisa. Mwebwe mukomeze mumpe icyizere cy'uko muhari ku bwanjye, nanjye ndaje mbereke ko muhari ku bwanjye kandi nanjye mpari ku bwanyu. Muri make ikintu cyose nzatekereza nkabona ko kiri bubashimishe nzajya nkibaha nta kabuza. Ikibazo cya nyuma se sinumva ubwo wanagisubije. Cya nyuma kiyavuye ati twizere iki abantu? Urumva icyo mwizera mwacyubwishe. Ikintu rero muri bwizere rwose nuko ntagiye kubicaza, ngiye kubatera irungu, babyita gutegura. Ngiye kubakubita amaproje ahubwo ateye ubwoba. Kandi nguko nibyo ibibazo ndabisubije. Ntago kina rero ndabisubije kandi rwose abafana banjye ngiye kubaha amaproje man. Ngiye kubaha proje kabisa kandi zimeze neza. Ngiye kubaha proje ewana ku buryo muzajya muzibona mukishima. Man ngiye kubakorera comedy man, bakubite movie za danger man. Yego man. Prank za danger man. Wallahi none bamwita Zuba yajaje ewana na bintu by'imikino mukazi kabisa. Nimba byarangiye ibibazo byose byarangiye kandi babisubije neza. Nizere ko umuntu wese wari ufite ikibazo yasubijwe. Yego murakoze cyane. Reka rero mbashimire iki kiganiro, reka tugisoreza ahangaha. Ariko mbere yuko tugisoza ndagira ngo mbibutse kano kantu. Mu by'ukuri hari icyorezo cyateye. Mbabarira mfite ubwoba butabaho. Mwabakunzi uzi ko nigeze kurwara kiriya ngo cy'amaso y'amarundi. Amaso y'amarundi. Amadiaspora narayarwaye. Amadiaspora. Zuko nari imeze se. Ndihoresha sinabikumbura. None nabonye ngo haje ngo ni iki? Icyorezo ngo nimba ari ubushita bw'inkende. Ubushita bw'inkende. Banyarwandakazi, iki cyorezo cyiswe ngo ni ubushita bw'inkende kiri gukomoka muri Kongo. Mu by'ukuri iki cyorezo ni kibi cyane, kirenze n'icyorezo n'ibindi byorezo byose twigeze tubona. Kubera ko ahantu kibera kibi ntabwo gifata inyuma ku mubiri gusa, n'imbere mu mubiri kirahagera, kuko hari kuza utubyimba ku mubiri nyine.
hari kuza kubyimba ku mubiri ukabona nyine ahantu umuntu hose yabyimbagatanye none urishima ibisebe bikaza naje gutungurwa no gusanga no mu kanwa mu nkanka ku rurimi ahantu hose hazaho ibihe niyo mpamvu rero iki cyorezo umuntu cyafashe ntago ari kurara aririrwa ntarara bivuze ko rero banyarwanda mureke dushyiremo imbaraga mu kwirinda iki cyorezo biri kuvugwa ko uburyo bwo kukirinda ni ugukaraba amazi meza n'isabune nk'uko wirindaga kuri corona kuri iki ni ukukirinda mana yo mu ijuru gukaraba amazi meza n'isabune ndetse ukirinda kwegera umuntu ubona ko yacyanduye ni ukuri pe turaza kubashakira ubushakashatsi tumenye ngo ibimenyetso biranga umuntu ugifite abameze ati ku buryo uraza kuba wabasha kumenya ngo umuntu wacyanduye n'uyu ukabasha kumwirinda. Hanyuma rero ndakwinginze igihe cyose uvuye wenda muri toilet karaba amazi meza n'isabune sinangombwa rega yuko ngo ujya toilette ngo hehe wowe buri kanya zirikana yuko buri uko haciyeho iminota karaba amazi meza n'isabune kuko ntabwo ubuzi ngo wasuhuje nde wafashe nde wakoze he wagize ute.